Hello guys, iracyari The Week Shining Star. Njyewe ni Kayitesi Ange. Tugiye gukurikira episode ya 2 ku nkuru yitwa Isezerano rya Fake. Ariko mbere yuko tuyitangira, reka tubanze tubibutse ibyabanje muri episode ya mbere. Reka tuzirikane yuko iyi nkuru turi kwigezwaho n'umukobwa witwa Adira Mukamisha uturuka Nyaruguru. Njyewe na Isimba aho twari turi mu bwiherero, twumvishe induru nyinshi cyane ndetse abantu bari gukoma amashyi menshi cyane. Twahise tugira amatsiko, tugenda twiruka twerekeza ahantu bari kurebera amanota. Mu kuhagera rero, nasanze mwarimu Jacques antegereje, afite ibyishimo byinshi, ari kwisetsa. Nyoberwa ikibaye. Mwegereye ahita mpobera amagasomyo kwitamo. Warakoze cyane gukurikiza inama zanjye. Kiyobe wabikoze sha. Wabaye uwa mbere nk'uko wabyifuzaga. Inzozi zawe ugiye kuzigeraho. Ibyishimo byarandenze, nsimbukira hejuru, mpita mpobera mwarimu wanjye, nta nubwo nitaye ko abanyeshuri bari kundeba. Abanyeshuri bose barumiwe. Yesu we, umva byari igitangaza. Naramuhobeye ndamukomeza, nta kintu na kimwe nitayeho. Nibagiwe ko nari ndi kumwe na Isimbi. Isimbi yarambwiye nanjye bamerekeje nkajya kureba amanota koko. Numva mfite amatsiko kandi mfite n'ubwoba bwinshi. Ibyo byose yambwiraga ntabwo nari mbyitayeho, nta nubwo nabyumvaga. Numvaga ndi mu isi ya babiri. Urukundo nakundaga Jacques nibwo narumenye ako kanya. Numvishe nta murekura, numvaga twaba mu isi yacu ya babiri gusa. Isimbi yari umukobwa ucisha make, yahise adusigana na mwarimu ajya kureba amanota ye. Ntibyatinze Isimbi yaje yiruka n'ibyishimo byinshi, ahita mpobera. Kiyobe we, nanjye natsinze sha. Ibyishimo biranyishe, twese twatsinze sha. Numvishe ibyishimo byanjye byikubye kabiri kubw'inshuti yanjye magara nayo yari yatsinze. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya, nabonye Isimbi yongeye akababara. Nyoberwa ikibaye, niko guhita mubaza, ese Isimbi ubaye iki kandi twese twatsinze koko? Isimbi nawe n'agahinda kenshi yahise ansubiza, Kiyobe we, ntabwo tuziga ahantu hamwe sha. Uzi ko wowe bakujyanye mu mujyi wa Kigali? Sha ndumva mbabaye kuba tutaziga ahantu hamwe. Nkimara kumva ko banjyanye kwiga mu murwa mukuru w'u Rwanda, navugije induru nyinshi cyane, ndasimbuka ndishima. Mana we, umva byaragatangaza. Kuko kuva navuka numvaga umujyi wa Kigali ari ahantu heza, ahantu mana we ntazugo, mbese numvaga ari nk'ijuru. Kuba rero nari ngiye kuhiga, mana we, numvaga ari igitangaza. Inzozi zanjye za mbere zari zigezweho. Ese mana we, nagushima gute kuko? Kuva nkiri umwana muto nahoraga mbwira mama ko nziga mu murwa mukuru w'u Rwanda kandi nzabakiza. Mama yarasekaga cyane kubera ukuntu twarabatindinya kujya, akibaza n'ukuntu nzagera aho hantu bikamucanga. Mu by'ukuri kuri bya bipapuro twuzuza dusaba ibigo byose nari nasabye byari iby'i Kigali, ndetse nsaba kuziga ubuganga kuko numvaga aribwo nzamara imyaka myinshi i Kigali, kuko nahakundaga pe. Niwo murwa w'inzozi zanjye kandi niho ngomba kuzatura. Nahise mpobera mwarimu wanjye, mpobera Isimbi, ibyishimo byandenze. Nuko dufata inzira turataha. Natinze kugera mu rugo rero ngo iyo nkuru nziza nyigeze kuri mama. Ariko natangajwe no kumva ko inkuru yantanze kugerayo. Nk'abantu umwe, inkuru yiruka nta maguru. Uzi ko inkuru yari yabaye kimomo? Nk'ubu koko inkuru yanjye ninde wayigejeje mu rugo? Mu gasantere k'iwacu, aho twacaga hose njyewe na Isimbi, abantu bose baramamagaraga, Kiyobe we akira 100, Kiyobe we akira 500. Natahanye amafaranga menshi, dore ko twari tuzwi ko turi abakene. Buri wese yifuzaga kumfasha, kandi bari banzi nk'umukobwa warezwe neza, ufite imico myiza kandi wiyubaha. Abaturage b'iwacu bahagaze mu muhanda banyishimiye, dore ko icyaro cy'iwacu cyakundanaga kubi. Umpaye 1,000, umpaye 200, umpaye 50. Umva igiturage cyacu cyarafashanyaga mu buryo bwose bushoboka. Mwarimu Jacques nawe ntiyamvaga iruhande, ari nako nawe bamushimira cyane. Wigishije neza rwose, kandi tugushimiye umugeni ugiye gutwara. N'umukobwa yiyubaha, n'umukobwa mwiza, ndetse n'umukobwa warezwe neza. Ikiyongereyeho, mu ishuri rya Jacques nta mwana n'umwe wigeze utsindwa. Urungano rwanjye rero rwaransererezaga aho nanyuraga hose. Genda Kiyobe ufite umukunzi uzi ubwenge, icyaduha natwe tukazabona umugabo nka mwarimu Jacques. Ayo magambo rero mw'abantu umwe yatumaga nkunda Jacques cyane, ndetse nkumva nta wundi mugabo uhwanye na Jacques.
Jacques yari umusore mwiza wiyubaha ndetse uzi ubwenge bwinshi cyane. Uko bamutakagizaga rero nanjye narushagaho kumwiyumvamo. Reka tuzagere mu rugo rero dusanga abaturanyi bateranye bakoze ikirori, batwiteguye nk'abantu sinzi bimena, abazanye urwagwa, abazanye ubushera, abazanye imitobe. Umva, cyari ikirori. Ngitunguka rero papa aza yiruka aba arampobeye, avuga amagambo menshi yankoze ku mutima ntari narigeze numva kuva navuka. Papa yarambwiye ati, mukobwa wanjye nkunda, mfura yanjye, nyemerera ngushimira akazi katoroshye wakoze. Nyemerera nkubwire yuko nterwa ishema nawe, nishimira kuba ndi papa wawe. Reka nkubwire ko nta kintu na kimwe uzabura. Wenda na ziriya nka zose dutunze tuzazigurisha, ariko ujye ku ishuri ufite buri kimwe cyose wifuza. Nanjye ndagusezeranya ko ngiye kugabanya inzoga, ngiye kuba umubyeyi wifuza. Mukumva ko papa mbwiye ko agiye kugabanya inzoga, n'ababeshyi naraturitse ndaseka, kuko ni ibidashoboka. Ikintu cya mbere papa akunda ni inzoga, kandi ntashobora kuzivaho n'umunsi n'umwe. Ahubwo ibyishimo byari byatumye avuga n'ibyo atashobora. Mu by'ukuri papa wanjye ni umusinzi. Papa wanjye aho kugira ngo arye yanywa inzoga bukira bugacya, aho kugira ngo abure agacupa yareka guhaha ariko agacupa kakaboneka. Gusa naramuhobeye nk'umubyeyi wanjye, ariko ntabwo nishimiraga imyitwarire ye. N'ababeshye, mama yari yaragowe kubera papa. Nanjye byatumye namwiyumvamo, ndetse nkumva rwose sintewe ishema nawe. Ibirori byarakomeje, turarya, turanywa. Umva, ubushera bwari bwuzuye ku buryo rwose nta muntu n'umwe wacikanwe. Iwacu mu cyaro rero ikirori cyabaga gishyushye. Abanywa inzagwa, abanywa ubushera, abanywa ibigage, abasinda. Icyo nicyo kirori cya mbere kiba gishyushye mu giturage cy'iwacu. Ariko nubwo hari ibirori, mu mutima wanjye nibazaga ibintu byinshi, ukuntu ngiye gusiga umuryango wanjye iheru. Nubwo papa yavugaga ngo ziriya nka tuzazigurisha, uwababwira inka yavugaga. Muzi ko twari dufite inka imwe n'akanyana gato, abandi bari batunze amashyo, inka nziza ziteye amabengeza. Mbese twebwe nitwe twari dufite inka imwe rukumbi, kandi nayo ntabwo nayita iyacu rega, kuko niyo bari baratworoje. Ibyo byose rero byaniraga gutekereza byinshi. Nkibaza uburyo nzajya ku ishuri, nkibaza icyo nzajyana, nkibaza uko nzasiga umuryango wanjye, nkibaza uko mama azabaho atamfite. Umva, byari ibibazo bikomeye cyane mu mutima wanjye. Nibazaga byinshi nubwo nari ndi mu kirori cyo kwishimira intsinzi yanjye. Mu gihe abantu bakiri kwishima, numbaza aho Jacques yari yanyarukiye. Nagiye kubona mbona azanye amagaziye y'amafanta n'amabyeri, ibintu mbese abasaza batamenyereye. Arazana ashyiraho ngaho. Abasaza bakibibona, ubushera babukubita hirya n'inzagwa. Ati, mfungurira kosha rwose niko karamba. Jacques nawe yahise amamagara, ansaba ko buri wese namuha icyo ashaka muri ibyo byose azanye. Mama ntiyigeraga anywa inzoga na rimwe kuva yavuka. Uwabandi yisabiye fanta, ngira ngo nabwo nibwo bwa mbere yaragiye kuyinywa, kuko ibintu nk'ibyo rwose ntabwo yarabimenyereye. Abasaza batangiye kuganira ibyamvahe na njyahe, abaseka, abasinda. Umva, ikirori noneho nibwo cyari gitangiye sasa. Muri ako kanya mu gihe bakiri kwishima, nagiye kubona mbona Jacques arahagurutse. Agiye haguruka, papa yahise abwira umusaza begeranye, uramubona umukwe wanjye? Uriya agiye kuzana izindi nzoga, turanywa mpaka bukeye. Papa mukanya niwe warumbwiye ko agiye kugabanya inzoga, ariko mu by'ukuri nk'uko nababwiye ni ibintu bitamushobokera. Akunda inzoga kuri rwa rwego, niyo yavuga ngo agurishe mu muryango we wose yabyemera, ariko akabona inzoga. Mu gihe papa kiri kwemeza abandi basaza ko umukwe we agiye kuzana izindi nzoga, Jacques yahise asaba ijambo. Ese Jacques ko nteye ubwoba agiye kuvuga iki koko muri aka kanya? Reka mbibutse ko mwebwe mufite igitekerezo mwatugezaho, ari ukumanuka ukandika igitekerezo cyawe ahandikirwa comment. Ese mu by'ukuri urumva ari iki kigiye gukurikiraho muri episode ya 3 izakurikira? Reka nibutse abatarakora subscribe ko bakanda kuri subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zibageraho mu buryo bworoshye. Reka nshimire abakomeje gutanga ibitekerezo byanyu, kuko biratwubaka ndetse bigatuma tumenya ko turi kumwe 5 kuri 5. Uramutse ufite inkuru yakubayeho cyangwa inkuru yabaye kuri mugenzi wawe, ariko ubona ko hari icyo yamarira urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, watwandikira kugira ngo tuzabashe kuyitambutsa. Reka tubibutse ko duhindura amazina, tugahindura ahantu. Icyo tuba dushaka ni isomo wakuye mu byakubayeho. Mwakoze gukurikira The Week's Shining Star.
njyewe yari Kayitesi Ange. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Ciao ciao.